Ikaze ku murongo Nyarwanda TV. Turabashimiye ko mukomeje kutubera inshuti, tukaganira, tukarebera hamwe ibiri kubera hirya no hino ku isi, haba mu Rwanda, mu bihugu bituranye narwo, no kure yarwo. Muribuka yuko video iherutse twari twaganiriye ku kibazo kiri muri Israel irimo ituritse ibisasu bivugwa ko yateze mu bikoresho by'ikoranabuhanga by'abarwanyi ba Hezbollah. Icyo ni ikiganiro giheruka. Icyo rero tugiye kuganira uyu munsi ni inkuru iramutse ivuga ku gukingira ubushita bw'inkende. U Rwanda rwatangije gahunda yo gukingira ubushita bw'inkende, bitangirira ku bantu batwara amakamyo, bamwe bajya mu bihugu bituranye n'u Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo imibiri yabo ibe ifite ubudahangarwa, bagende bakora ibibajyanye ariko bagaruke batanduye ku buryo bakwanduza abaturage b'u Rwanda. Ni initiative nziza y'igihugu cyacu kugira ngo kirinde abaturage bacyo bareke kwandura iriya ndwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se ishobora no kuba inakingiye ariko kubera amatembabuzi ayivamo, cyangwa se amatembabuzi ava mu gusomana mu bundi buryo. Abaturage abo bashoferi n'abandi bakora ingendo zambukiranya imipaka bagaruke bameze neza, bataranduye, kugira ngo batanduza abaturage basanze mu gihugu. Ni initiative nziza rero. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko icy'ingenzi gihari uretse kuba abantu bakingirwa ari uko nanone hagomba gutangwa amakuru. Hagatangwa amakuru, umuntu uwo babana cyangwa se uwo baturanye abona ushobora kuba afite ibyo bimenyetso birimo gusesa ibiheri, haba ku maboko, mu birenge, mu maso, mu mayasha n'ahandi, abe yabibwira abajyanama b'ubuzima cyangwa izindi nzego zimwegereye kugira ngo abo bantu babashe gukurikiranwa, bavurwe, kandi biroroshye. Nyuma y'ibyumweru 2 umuntu aba yongeye yakize, asa neza, kuko ni indwara ituma umuntu asa nabi, ukabona yasheshe ibiheri birimo amashyira bibabaza, umuntu akazana utuntu bita isazi hagati y'amaguru turyana. Akenshi turiya tuntu duterwa n'ububabare umuntu aba afite mu gice runaka cy'umubiri we. Ubwo rero ikiba kirimo cyiza ni uko niba abantu bamenye uburyo ibimenyetso biranga iyo ndwara, biba byiza iyo bagiye babihanahana, umwe akabibwira undi akabibwira undi, kugira ngo niba hari uwo bigaragayeho abantu babe bamufasha bamuvuze. Iyi ndwara rero yagaragaye bwa mbere mu Rwanda mu kwezi kwa Nyakanga n'ukwezi kwa Karindwi. Igaragara ku bantu babiri, umugabo n'umugore, bivugwa ko bari bamaze iminsi bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cya mbere u Rwanda rukorana nacyo ubucuruzi mu byo ruhana nabyo imipaka, mu bice bya Petite Barriere wambukiye za Rubavu ugana Goma. Kuba rero umuntu yajyayo, cyane cyane yuko icyo gihugu ari nacyo cya mbere cyagaragayemo iriya ndwara ndetse igahitana n'abantu benshi, hanyuma uwo muntu akagaruka yaranduye, ni ibintu byumvikana binashoboka cyane. Ntabwo byatinze, hari n'abandi bivugwa ko bagaragaye mu bice bya Bugesera. Murabona ko ni akarere gaturanye n'umujyi wa Kigali, bivuze ko abaturiye umujyi wa Kigali nabo bari bafite risque yo kuba bakwandura igihe cyose baba bafite aho bahuriye n'abo bantu. Minisiteri y'Ubuzima muri ibyo bihe yatangaje ko yashyizeho ingamba zo gukumira ko abantu bamwe bashobora kwanduza abandi, abaturutse muri iki gice bakwanduza abaturutse mu kindi. Abo bantu bari banduriye hirya hariya za Ntarama ni mu murenge wa Bugesera, bakurikiraniwe mu bitaro bya Nyamata, baravurwa, kandi ngo ntabwo byatinze bahise bakira, bongera kugarukana akabaraga. Ariko ubwo uko bimeze kose, kubera ko Abanyarwanda murabizi tugira umuco wo gusuhuzanya, tugira umuco wo guhoberana, wo kwicara hamwe tukaganira, birashoboka ko hashobora kuba hari abandi wenda banduye, ntawamenya, hanyuma bakavuzwa bigashira, leta ntibisakuze kugira ngo bidatera igikuba mu bantu, kandi birumvikana guca igikuba ntabwo ari ikintu cyiza mu gihugu nk'u Rwanda. Rega buri u Rwanda rugira umwihariko kuko ni igihugu gito gituwe n'abaturage benshi ugereranyije n'ubuso bwacyo, kandi abo baturage bakaba bafite ururimi rumwe bavuga, bagatura ku buso bumwe, ku butaka bumwe, ku buryo ikintu kibereye i Rusizi
gishobora kurara nanjye ngo gishobora na kenshi nako bigenda. Umuntu utuye Kirehe arara kimenye, umuntu utuye Imamba muri Gisagara akarara kimenye, umuntu utuye Rusarabuye muri Burera akarara kimenye. Ubwo Burera ni amajyaruguru, Mamba ni uburasirazuba, ni amajyepfo yenda kwegera Uburundi. Kirehe murahazi akora kuri Tanzania. Ni ukuvuga ngo igihugu cyacu nuko giteye, ni abaturage bamwe bavuga ururimi rumwe, bari ku butaka bumwe, ku buryo ikintu kibaye atari cyiza ngo kigire uburyo kivugwa, kikaba ari ikintu gikura abantu umutima, gishobora kurara gitumye igihugu cyose gicika umugongo, abantu bamwe bakutse umutima. Simvuga ko leta yahishe iyo mibare, ariko binabaye nkeka ko itari bikoze mu rwego rwo kugirira nabi abaturage bayo. Ubwo rero gukingira byatangiye, bitangiriye kuri abo banyarwanda bakora ingendo zambukiranya imipaka bajya hanze y'igihugu, ariko nanone ngo birakorwa no ku baganga, abaganga kugira ngo niba muganga aje kukuvura abe nawe arinzwe kugira ngo utamwanduza. Ibintu byumvikana muganga. Ikindi Minisiteri y'Ubuzima yigeze gutangaza mu minsi yatambutse nuko bamwe mu bandi bantu bafite ibyago byo kwandura ubushita bw'inkende n'abakora uburayi. Birumvikana kubera yuko byandi twavuze yuko byandura mu mibonano mpuzabitsina, abo bantu nibo bakunda kuyishoramo cyane, bayikurikiyemo amafaranga. Ubwo kandi bivuze yuko n'abakiriya babo nabo baba bafite icyo kibazo, ibyo byago byo kuba bakwandura. Ubwo rero abo nabo birashoboka ko mu gihe kiri imbere Minisiteri y'Ubuzima nitangira kubikora, nabyo tuzabimenya tubiganireho, nabo bazatangira guhabwa ubwo rukingo kugira ngo nabo babe barinzwe, kuko n'abana b'u Rwanda nubwo bwose bakora ibyo bintu bamwe bashobora gufata nk'aho bidakwiye, abandi bakabifata nk'ari ibisanzwe. Nabo n'abana b'Abanyarwanda bakwiriye kurindwa ako kaga. Ubwo tugarutse ku bijyanye n'inkingo, izi nkingo zitangiye gutangwa hatarashira imyaka 5 n'undi Abanyarwanda bafashe urundi rukingo rw'icyorezo cyitwa COVID-19. Icyo gihe inkingo zaratanzwe ndetse hakabamo n'izo gushimangira. Nkanjye ubavugisha nafashe inkingo 3, n'ikarita yayo ndacyazifite, kandi nawe urebye neza wasanga ugifite ikarita yuko wakingiwe, kuko icyo gihe byari itegeko rigamije yuko buri munyarwanda wese akingirwa kugira ngo yirinde cyangwa se arinde n'abandi kwandura icyo cyorezo cyanduriraga mu guhumeka. Ubu rero imibiri y'Abanyarwanda urumva imyaka 5 ntirashira, ntituzi niba urukingo ari nka rukora imara igihe runaka mu mubiri w'umuntu ikaba imushizemo. Ariko ibyo ari byo byose, kuba isi turimo muri iki gihe yuzuyemo ibibazo byinshi. Urumva izo ndwara zaduka za buri kanya kandi zikaza ari indwara zishobora guteza abantu ibibazo. Ni ikintu gituma tujya muri izo risike zo kuba twakingirwa kenshi. Si Abanyarwanda gusa, kuko ni indwara ziba zije ziri bufate abantu benshi ku isi hirya no hino. Bikumvikanisha rero yuko imibiri y'abantu bariho muri iki gihe ifite risike, iri mu byago byo guhora ihura na za virusi ziyanduza. Wenda na kera byahozeho, ikinyuranyo cy'ubu kikaba ari uko ubu ngubu amakuru aragenda. Ikibereye mu Bushinwa tukara tukimenye, tugatangira gufata ingamba. Ikindi wenda kijyana n'ibyo, ubu ngubu hariho imiti yo kuba wanakingira abantu. Kera urumva nubwo bushita nkeka yuko butaje ejo bwahozeho, ariko abo mu bihe byo hambere kugira ngo babwikingire sinkeka ko byari byoroshye. Bwarazaga bukabafatira icyarimwe, abapfa bagapfa. Uburyo bwari buriho, nk'abantu basomye medecine ya kera mu gihe bitaga Moyen Age, bazi yuko akenshi byabaga ari ubupfumu, kujya gusengera abantu. Mbese hari uburyo bwinshi abantu bivuzaga, wakwita yuko ari ubwa gakondo butakizaga cyane ababaga barwaye. Ubu rero kubera yuko imiti yaje, ubushakashatsi bukaba buhari, ikintu kikaba itumanaho n'ikoranabuhanga bikaba bihari, kiba uyu munsi kikaba kimenyekanya ahantu, byatumye kuvura no gukingira byihuta, bikorwa vuba kandi bigakorwa kenshi. Ubwo rero icyo
tugira ngo twumvikaneho kuri iyi ngingo tuganiriyeho ni uko nimwumva ko ubuyobozi butangiye gusaba abantu kwikingiza, ntihazagire uvuga ngo ese ngo ko bigarutse ni uko ibintu bimeze. Tugomba kumva gahunda ya leta tukitabira icyo kintu, tukajya kwisuzumisha kugira ngo nako kwikingiza kugira ngo tutandura cyangwa se tukanduza abandi. Ubukangurambaga abanyarwanda turumvira, kandi kumvira ni byiza kuko bituma biturinda ibyo byago, bikabirindana n'inshuti zacu n'abavandimwe bacu. Nitwumva rero leta, abayobozi aho dutuye badusabye kujya kwikingiza, tuzabyitabire kuko biri mu nyungu zacu twebwe n'abaturanyi bacu n'u Rwanda muri rusange, kuruta uko twavuga ngo yangu se ngo ko bigarutse ngo bigiye kongera dutesha umwanya, tujye duhora badutera inshinge. Nta kundi byagenda, niyo si turimo. Tugomba gukurikiza gahunda za leta yacu kuko ziba zigamije kutugirira akamaro, tukagenda bakadukingira. Ntago badukingira bagamije kuduhemukira twe n'abadukomokaho cyangwa se n'abazadukomokaho. Ubwo rero bakunzi b'Umurongo Nyarwanda, turabashimiye iki kiganiro tugiranye. Nyamuneka mukurikize gahunda za leta, tugende twitabire gukingirwa igihe bizaba babidusabye kuko biri mu nyungu zacu. Mugire umunsi mwiza, turi kumwe rwose. Abakora subscribe bayikore, comment, dukomeze twiganirire. Murakoze, ndabashimiye.